numva igisebo cy'umwana giteye ubwoba. Noneho ni bande bari kunyumva bene data? Agwaje umwana. Satani araza. Umwana amaze gukura, umwana uri bright, umwana umeze neza, ahura n'ikiriba, ahura n'icyo kintu. Nagize iyerekwa ndasenga, nkora iminsi 40, mfatanya na sister we turasenga iminsi 40. Mbona airport iri abana b'abahungu 3 baryamye bapfuye. Ndamubonamwo, mbona abahungu 2, Yesu ashimwe cyane, b'inzobe n'undi umwe w'igikara. Imana ishimwe, yagize neza. Mureke amashi menshi cyane. Haleluya. Amen. Mama ntabwo bari kukujena abaserveri, wicarire hano kankore protocol bakuzane hano bakomeza bamucaho. Yesu ashimwe. Kubera budiyakoni nakoze imyaka myinshi, rero hari gihe ndeba imirimo batanshinze. Amen. Mureke dukomere Imana amashi. Yego. Yesu ashimwe. Amen, amen. Yo mureke dukomere Imana amashi menshi cyane. Wenda aba mama ntibajya bakunda kuvuga imyaka yabo, ariko murebye gutya avuze imyaka ye, wabona ko Yesu atanga n'itoto. Ndashimira Imana yakurindiye umutima, ndashimira Imana yakurinze ikakuzigama. Ndibuka afusha umutware we, gihe nari muri Amerika, bo bari mu Bubiligi. Noneho ambwira ayo makuru, yaririmbye indirimbo, yari mu bubyutse cyane, wari mu bubyutse cyane icyo gihe. Indirimbo ivuga ngo mananduburira amaso yanjye ku misozi. Warayiririmbye kuri phone, ngo mbe gutabarwa kwanjye kwava he, mubimbwire kuwiteka niho guturuka, ku Mana yaremye ijuru n'isi. Numvise mbaye challenge nijye wahinyujwe, ariko ndavuga ngo izi ni imbaraga z'Imana, ntabwo umuntu byashoboka umuntu ari mu mubabaro, ariko Imana itanga amahoro, kandi Imana irarera abana bagakura. Imana ishimwe, mureke dushimira Imana. Imana yagushize iruhande rwa bagenzi bawe kugira ngo wishime. Ndebera umuntu uri iruhande rwa mugutiye ngo nzi ibyo waciyemo ko ntunyicira ikirere. Yesu ashimwe cyane. Mubwire utishime unezerwe, sibyo? Haleluya. Haleluya. Ndashaka kumva haleluya y'ubutsinzi y'abakobwa bahuye na Yesu. Amen. Yesu ashimwe cyane. Murimbyi yaravuze ngo uwonjya nikomezaho na wundi ni Kristo, mu bashimire ni aramaza. Yesu ashimwe cyane. Uyu munsi mfite ijambo rivuga ngo Yesu akoze ku kiriba, akoze kuri cercueil. He's touching the coffin. Mana yanjye, agiye gufata igihetsi byawe, agiye gufata ikimaze igihe kigufunze, agiye gufata kuri ako gahinda, agiye gufata kuri icyo kibazo. Uraza gusohoka muri iyi sale wumva nta kintu kikibasha kuguhambira. Abagore bari mu ihema, amen. Ya turabakiriye mu izina rya Yesu Kristo. Turashimira Imana kubw'ubuhamya butambutse, n'abandi benshi bari inyuma, ariko n'abandi bakunda ijambo ry'Imana. Amen. Reka dusome muri Luka 7. Turaza kwinjira mu ijambo, hanyuma tuze kongera twumve ubuhamya. Luka 7 ni inkuru muzi mwese y'umupfakazi w'Inayini.
bavuga umudugudu mu kinyarwanda ariko mu zindi ndimi bavuga ko ari umujyi. Bivuga ko yari umupfakazi wo mu mujyi witwaga Nayini City. Luka 7 ni inkuru muzi, ni inkuru imenyerewe. Ndashaka ngo twakira abantu bari online nabo, mureke nabo tubakire, hariho turi kumwe online. Ndashimira Imana yongeye kutugira neza. Kuri 11 kadusome ngo bukeye ajya mu mudugudu witwa Nayini, abigishwa be n'abantu benshi bajyana nawe. Ageze hafi y'irembo ry'umudugudu, akigera mu irembo, Yesu ni umugabo mu marembo. Yesu ni umugabo useruka abandi babuze. Ndashimira Imana, Yesu waserutse kwa Beti, agaseruka kwa mama Konsa, agaseruka iwawe. Ajya aseruka abandi babuze, ajya aseruka abagukoba biyongereye, ajya aseruka byananiranye, agaseruka. Aseruka mu marembo y'Inayini, ahura n'abikoreye ikiriba. Ikiriba ni cercueil, ni coffin, navuga ngo ni box, reka turaza kubijyamo. Uwari wapfuye yari umwana w'ikinege, kandi nyina yari umupfakazi. Abantu benshi bo muri uwo mudugudu bari bamuherekeje. Umwami Yesu amubonye, amugirira imbabazi, aramubwira ati wirira. Ndashaka kubwira ngo wirira. Mbere yuko ninjira mu ijambo, ndasanga ngo bamfashe protocol, ubwo bari bumva wenda message mbahaye, bamfashe. Nongeye kumva nahaba mama mouchoir. Yesu ashimwe. Ndibuka Imana inganiriza kuri wirira. Iyo mbitekereza ni nkaho ari nonaha. Numva ari nonaha, numva atari muri ya myaka yashize w'Imana itangira. Uwiteka ambwira ngo mbwira abantu wirira. Ibituriza biracyahari, ariko yongeye kukubwira ngo wirira. Ndashaka kubwira mukobwa mwiza, ijambo ry'Imana rirakomeye. Wirira ivuye mu ijuru, ntabwo ari wirira wabwiwe n'umutipe. Ni wirira Imana iri kukubwira ngo mwana wanjye wirira. Igibasha guhanagura amarira ataraya hano gusa, yandi y'imbere, yandi atemba y'indani, ikakubwira ngo wirira. Haleluya. Mumfashe. Yesu ashimwe cyane. Imana nsengezi mouchoir. Haleluya. Ndakwinginze mwami, ntibibe ibitambaro, ahubwo wowe ubwawe wambwiye ngo mpe mouchoir ubwoko bwawe. Wambwiye ngo ugarutse guhanagura amarira y'abarira. Wambwiye ngo ugarutse guhoza. Wambwiye ngo ugiye kongera kubikora. Yesu we, muri Psalm 56:9 ngo barakurorongotana kwacu Mana, ngo maze amarira yacu ukayashira mu icupa ryawe. Turagushimiye data wa twese kujuza amarira yacu ukayareba ukayashira mu icupa ryawe. Icupa ryawe ntirimeneka. Iyo uyarebye urayabara, ukayabara. Ndagushimiye kujya uyabara. Mu zindi ndimi haravuga ngo ara tracking. Ni nka kuriya tuvuga ushobora kuba ufite collier, ufite ikintu, ufite collier iri buve kure, ariko ukabasha kugira tracking number kuri DHL, ukabasha kumenya aho collier yawe igeze. Yavuye muri Amerika igeze mu Bubiligi, igeze hano, igeze Qatar, ugenda utracking. Ariko ngo Yesu ajyaza agatrackinga our tears. Haleluya. Agatrackinga kurorongotana kwacu. Sinzi ko mubyumva. Usa nk'uwasinze, uri mu kazu ka 20,000, abantu bagutaye, ariko agatrackinga akaza akabara. Vuga ngo abara kurorongotana. Hanyuma ngo amarira yacu akayashira mu icupa rye. Ngo ese ibyawe ngo ntibiri mu gitabo cy'Uwiteka? Amen. Ndashimira Imana ko ibyawe biri mu gitabo cy'Imana. Agiye kongera. He's going to do it again. Azongera, arongera, kandi araza kubigenza neza. Ngiye ntabwo mouchoir ngifata nk'ikintu gisanzwe. Ndashimira Imana ko mu bantu Yesu yahanaguye amarira, nanjye ndimo. Ndashimira Imana ko abantu bajye bakurunguruka usa nk'uwambaye umwenda ubonerana, akaguha sujipe di. Navugiye ngo amen. Yesu ni gitangaza. Agashiramwo sujipe. Niba umuntu wo mu isi yaratekereje sujipe kugira ngo isi itaturota, isi itabasha kuturunguruka, Yesu agiye kuguha sujipe muri yo situation.
ageze akabikora, ageze akabwira abakureba nabi. Nasanze Bibiliya irimo n'amaso y'agasuzuguro n'abakureba n'agasuzuguro, akavuga ngo mwana wanjye ibi nabyo mbishizeho iherezo, ngiye kukwitaho, ngiye kukuba hafi, nzabikora. Il est fidèle, niyo kwizerwa, niyo kwizerwa. He's a healer, he's our savior. Amen. He's everything. Niwe Bowazi wacu, niwe Bowazi wacu. Bowazi biravuga pila, niwe aza agashira piliye mu rugo rwawe. Niwe wageze mu rugo rwa Beti na mama Konso akaba nka pila, yabaye Bowazi, yabaye inkingi. Ni Yesu mwiza, abarakurongotana kwawe. Uziko nasomye ahantu havuga ngo ajya abasha no gupfuka inguma zacu. Mwari muzi ko n'inguma iyo zitarakira arazipfuka kugira ngo batakuvugiraho. Amen. Gukira ni process, ariko n'igihe ataragukiza burundu ajyaza agapfuka inguma agapfuka inguma kugira ngo batagukomeretsa. Haleluya. Uyu mugore w'umupfakazi yari yapfuye kabiri. Gupfusha umugabo cyari kimwe, ariko gupfusha umwana asigaranye cyari ikintu kibabaje cyane. Ariko Yesu aseruka mu irembo, aseruka mu irembo ry'Inayini, aseruka mu irembo abamuherekeza n'abikoreye ikiri bari bamaze kukikorera. Hari abantu wahuye nabo baguherekeza, hari abantu baguherekeza washinguye ariko utongera kubona, ariko Yesu afatirana aho ngaho. Yesu yinjira muri Nayini byakomeye, aravuga ngo enough is enough. Ndashaka kuvuga ngo enough is enough. Agasuzuguro kararangiye, agasuzuguro ka Satani kararangiye. Aje komora, aje gutabara, aje gukiza, aje kukwiyereka, aje kuguha imbaraga. Haleluya. Nigeze kujya muri Canada, hari muri winter ikabije cyane. Mbona ahantu narindi mbona bahinduye amapine ngo bashatse imodoka zifite amapine atambuka muri icyo gihe cya winter. Mbwira Yesu ngo Yesu, niba abantu bashobora gutekereza amapine ashobora gutuma umuntu atambuka muri winter ntanyerere, ni gute wowe utaduha amapine azaducisha muri ibi bigeragezo? Ni gute utaduha amapine azatunyuza muri ibi bihe tukabasha kubitambuka? Ndashimira Kristo, ndashimira Kristo, ndashimira Kristo. Amen. Haleluya. Sinabasha kubageraho mweza ko ndasaba abamama mumfashe mugende, saba abamama bagende bazidistribua, sibyo bamama Cecile na abamama just kuko your pain muri kuyumva nabo bafatanye namwe. Yesu ashima, mubikore neza. Pastor Liz rajyana na bamwe na Karine ajyane nabandi. Haleluya. Mugende mukora icyo gikorwa. Abo babyeyi mubakore ku bitugu, mubabwire ko Yesu aje kubahanagura amarira. Mubikore vuba vuba kugira ngo dukomeze. Yesu abaho umugisha. Amen. Iri jambo riri guhumuriza, iri jambo ni ryo kukomora, iri jambo riri gukuraho voile iri noir, riri gukuraho foulard, igukuraho umwambaro w'umukara. Amina. Hari urupfu rugomba kukuvaho. Kuba warapfushije ni kimwe, ariko hari igihe hasigara urupfu, hari igihe igicucu cy'urupfu gisigara, ariko Yesu arahari. Imana ishimwe. Nawe uri online, don't worry. Nawe Yesu aje kuguhanagura amarira. Ushobora kuba wibaza ngo uri kure, ariko uyu munsi muri riteraniro Yesu aje kuguhanagura amarira. Yesu ageze muri icyo cyumba cyawe. Igihugu cyose waba urimo, nta hantu Yesu atagera. Ntabwo bigomba physical touch, ntabwo bigomba ko tuba turi mu cyumba cyawe physically, ariko Yesu, haleluya, abera hose icyarimwe. Amen. Waba uri mu cyaro se, ntabwo Yesu atinya icyaro. Waba uri mu mujyi, umujyi Yesu yawinjiyemo Inayini. Aho waba uri hose, wowe ufite igikomere cyo gutabwa, ufite igikomere cya divorce, ariko Yesu ajya akiza ibyo bikomere, akongera akagusana. He's your healer. Ntabwo uzandavura, ntabwo bishoboka. Amen. Yesu ashimwe. Yesu arahumuriza. Uzi kugira ngo agere mu mudugudu abandi bose bagiye gushingura akavuga ngo wirira,
wirira. Ni ijambo yabwiye umupfakazi, ni ijambo yabwiye umumama w'umusingo. Ntabwo bisaba ko uri umupfakazi, upfa kuri muri situation wumva udafite umurengezi, udafite umuntu wabasha kukuvuganira. Arahari, ilela. Yesu ashimwe. Amen. Turaza gusaba abari kudistribuwa barangije batubwire bagaruke kugira ngo tugume mu ijambo. Humura nshuti y'Imana. Haleluya. Imana niyo kwizerwa. Amen. Yesu ashimwe. Ndashaka kubaha example. Coffin ntabwo yari coffin, ni illustration ngiye gukora. Ni nka box. Murabona iyi box, sibyo? Bari bikoreye umwana arimo. Ariko Yesu aje yarazi ko nyirabayazana atari umwana. Ndabasanga mu nyumve. Ndazi ko ari abantu bicaye hano bakunda ijambo ry'Imana. Yarazi ko ikibazo atari umwana, ahubwo ari icyo umwana arimo, igitwaye umwana. Nicyo Yesu yaje gukoraho. Haleluya. Hari umugani muri Bibiliya w'umugore yabuze umugabo, abura uwa mbere. Ubwo ni umugani. Ngo arongera bashakisha undi uvukana na wa mugabo, bashiraho uwa kabiri. Ngo nawe arapfa. Uwa mbere arapfa, uwa kabiri arapfa, uwa gatatu arapfa. Abo ni babagabo bapfaga kugeza kuri 7. Ofete ikibazo ntabwo gwari urupfu, ni cyaruteraga. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Narivuze ngo Yesu ashimwe. Niyo mpamvu umuntu apfa ariko usigaye agapfa kurusha uwagiye. Sibyo? Bakakubona uhaha Kimironko ariko utagihari. Bakakubona ugenda ariko utagihari. Ariko icyo ni ikiriba. Vuga ngo ikiriba. Uyu munsi rero Yesu akoze ku kiriba. Numvaga ashaka kumva abamama vuga Jesus is amina. Yesu akoze kuki? Ku kiriba. Icyagukingiranye, icyagufunze, ikikubuza umunezero, ikikubuza kwaguka, ikikubuza umudendezo, Yesu agikozeho. Haleluya. Yesu ashimwe. Abantu hano hanze bavura symptom ariko Yesu yinjira mu mizi akamenya ikibiteye. Umugore yarapfuye, umugabo we yarapfuye baramushingura. Mureka abantu babohoke. Haleluya. Ni ukuri mubohoke. Uyu ni umunsi wanyu. Nushaka ukoma induru, nushaka ukoma induru. This is your day. Ndazi yuko hari bikomere Yesu agiye gukiza muri literaniro. Hari bikomere tunagira ntitumenye ko tubifite, ariko Yesu agiye kudukiza ibikomere. Haleluya. Ntabwo Bibiliya itwereka igihe uyu mugore yapfakariye. Ariko yarapfakaye. Bibiliya imwita umupfakazi. Uyu mupfakazi niwe Beti yavugaga umupfakazi w'ukuri. Yari umupfakazi koko. Hari igihe ushobora kumva umupfakazi ukajya abantu wabuze umugabo. Hari umuntu ushobora kubura umugabo ariko adapfakaye. Niko gusaba byita gupfakara. Ariko ushobora kubura umugabo kubera ko Yesu ahasigaye ntupfakare. Hari n'abantu bafite abagabo ariko bapfakaye. Ariko wowe, haleluya, Yesu araje akore kuri kofi. Sinzi niba yaracecetse yumva yapfakaye. Ariko noneho mwumve cya kindi cyishe umugabo kiza ku mwana. Icyo aho niho karande. Sinzi mumbabarire niho ibera mbi. Umuntu akavuga ati mama byagenze uko nanjye byagenze uko. Yapfakaye amaze imyaka 15 nanjye napfakaye amaze imyaka 15. Ni kiriba kiba gifasha umuryango. Murambabarira. Umuntu akaba mwiza ariko ikiriba kigafata.
umuntu akisiga pudre ariko ikiriba kikaza cyitwa agahinda kikagufata, kikakubuza kunezerwa, kikakubuza kujya mu bantu, kikakubuza ubuzima. Ariko yumvise ko umwana cyafashe umwana arwaye, wenda ntabwo yaje, ariko umwana yapfuye. Sinzi umumama uri hano avuga ati Mana, kuba singo ndabibona, ariko wandereye abana. Gupfakara ni ikintu kimwe, ariko simbabare kabiri. Umuhungu witwa Yabesi, njya nkunda isengesho rye, ariko aho nkunda haravuga ngo ndinde ibyago bimbabaza cyane. Ariko mwambabariye, hari ibintu bibabaza ariko hari n'ibibabaza cyane. Umwana arababaza, umwana ise yaragiye, noneho wagera igihe uvuga uti Imana, nari nzi ko nanjye nzashinga ihema nk'abandi babyeyi, none umwana Imana bibaye gutya. Umwana arababaza. Yesu ashimwe. Njye mfite umugabo, haleluya, ariko narwaje umwana, numva ukuntu umwana ababaza, numva igisebo cy'umwana giteye ubwoba. Noneho ni bande bari kunyumva bene data? Narwaje umwana. Satani araza, umwana amaze gukura, umwana uri bright, umwana umeze neza, ahura n'ikiriba, ahura n'icyo kintu. Nagize iyerekwa ndasenga, nkora iminsi 40, mfatanya na sister we turasenga iminsi 40. Mbona airport iri abana b'abahungu 3 baryamye bapfuye. Ndamubonamwo, mbona abahungu 2, Yesu ashimwe cyane, b'inzobe n'undi umwe w'igikara. Ndasenga iminsi 40 ngira ngo gikuweho, mbera nka Paulo ngo ninginze Imana 3 kugira ngo kino cyago kimveho, ariko ngo Imana iramya ngo ubuntu bwanjye buraguhagije. Hari ikintu kibaho niyo wamenya gusenga, hari ikintu kibaho niyo waba apotre nkanjye, ariko kikaza we kigatinyuka. Nigitinye 21 jours, nigitinye ibitambo ntanga, nigitinye ibintu byose nkora, kiraza ikiriba, kiraza kimfatira umwana. Ageze mu mwaka wa 3 wa university, umwana w'umuhungu umwe mfite, umwe ararwara, ishuri rirahagarara, ibintu byose birahagarara. Ndibuka nari muri Fire Week ya Divine Preservation. Fire Week. Impfu zavuye ku bantu. Hari muri COVID ya India Delta, abantu babo barapfa. Dusengera abantu bagakira hirya no hino. Muri wa mwanya ndondasengera abantu bakira. Cyakiriba kiragenda ntigitinya, ntabwo gisaba visa, ntigisaba indege. Kiragenda kijya muri Amerika, kimfatira umwana. Ariko nza guhabwa message ivuga ngo imbwa nzima iruta intare ipfuye. Myoberwa impamvu Imana imbwiye ibyo bintu. Ariko Imana nubwo yambabaje, ariko yanyimye urupfu rw'umwana. Mvuge ngo haleluya. Yarambabaje ariko yanyimye urupfu rw'umwana. Iyo umuntu akiriho hariho ibyiringiro. Aha hantu hitwa Inayini, Yesu yahageze byarangiye, umwana bamaze kumushira mu kiriba, ariko Yesu aravuga ati enough is enough. Umugabo yarapfuye turabyemera, ariko noneho no ku mwana oya, ngiye guseruka mu marembo, ngiye kujya muri aya marembo. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe. Sinzi wenda ko mubyumva, hari ingwara umuntu arwara afite buzakira, ejo bazamubaga biveho. Ariko burya ikintu kigoye ni ikintu umuntu arwara utazi igihe kizakirira, utazi igihe kizarangira, utazi ngo when. Ntabwo ubizi, ntabwo uzi. Wenda hariho bimwe bavuga ati wenda bavuze ngo hari imva ejo bazashingura, ariko hari ikindi nuko kitasaba imva, ariko ntuzi, umuntu akabaho gusa utazi what is next. Ukavuga ati ese akuze, ese ntahari, ageze mu gihe cyo gushaka bizagenda gute. Ariko Imana, nabuze ukuntu nyishima ndi muri Amerika, ndavuga mbaza umuntu uri mu nshuti wanjye uvuga ikigande, numvise ntazi ururimi nashimamo. Iyo Imana yakuviriyeyo ushimute, arambwa ati mukama yamvirayo. Ariko mwavuze amen. Yesu ahabwe icyubahiro. Ega Imana ni Imana y'indimi zose. Ndangije ndavuga mukama yamvirayo. Yesu yantabaye urupfu rwinjiye, yantabaye ikibazo cyageze hagati, yantabaye ntazi icyo gukora. Haleluya. Yesu ashimwe.
Kadange nihanagure da. Sinawamenya. Yesu ashimwe cyane. Yesu aje kuduhanagura amarira. Bwana sifiwe. Umugabo yaguteye inda umera nka Rispa. Nta nubwo yari umugore legal wa Sawuli. Nta nubwo yari umugore legal ariko ikiriba kije mwo cyo gatsindwa. Kiraza nticyatinya umwana w'umwami Sawuli. Abantu b'Gibeyoni babaho ngaho barangije ngo Sawuli ngo yishe ngo abantu babo. Sawuli atakiriho, nyirabayazana atagihari, abana barakura. Icyo kiriba kidatinya umwana wamaze gukura, umwana ugeze mu gihe cyo kunezeza umubyeyi. Se abantu turi kumwe hanga. Ni muhumure yageze inayine, yageze iwawe. Haleluya, yageze iwawe. Wenda ushaka kumva n'iminyoni uri kuvuga, ariko Yesu arakubwira ngo ndahaserutse. Yes ashim. Oh my God. Ntabwo mfite umwanya wo kuvuga detaye. Hariho burya, hariyo ibintu bavuga ngo abantu bavuga. Hari ikigeragezo kikwibagiza abavuga. Kikakwibagiza abavuga ubusa. Sinzi ko buriya hari ibigeragezo bituma abantu bavuga ariko ntitubyiteho. Hari ikigeragezo kigukuraho bakureba nabi. Kikakwibagiza niba wambaye mariniere cyangwa se wambaye sur mesure. Ako mwambabariye. Amen. Nukuri pe, hari ikigeragezo kikwibagiza niba ufite amaso y'umutuku cyangwa se y'umweru. Hari ikigeragezo kikwibagiza niba woze cyangwa se utoze. Hari ikigeragezo kiza kigakuraho ibyo byose. Ariko Yesu yinjiye inayine. Ndashaka kumva abakobwa b'Imana. Yesu yinjiye inayine. Haleluya. Ageze iwawe, aje kukuruhura, aje kuhaba, aje kukurerera abana. Imana irakubwiye ngo abana uzabashingira. Ndakubwije ukuri, Imana iguhaye abakwe beza. Haleluya. Hari iki kuko umwana niwe muragwa, niwe ugomba gutwara ryatara, niwe ugomba kuba lamp carrier, agomba gutwara ryatara ry'umuryango wawe. Itara ntabwo rirazima. Icyo Imana yavuze ku buzima bwawe kizasohora. Haleluya. Yego nta mariage wabonye. Haleluya. Ariko kadugeze mu zabukuru, ariko uzayireba mu bana bawe. Yes ashim. Mazagiye mfite ubuhamya bw'abasingo bwinshi. Mama wanjye ntabwo yagize uburyo yambara agatima nk'abadamu bandi. Ntabwo yagize ibihe byo kuba muri ibyo byose. Ariko uyu munsi narakambaye. Uyu munsi narabyaye. Yes ashimwe. Uyu munsi, haleluya, arubahwa kubera umwana we. Bene data reka mbabwize ukuri. Haleluya. Yes ashimwe. Stop blaming yourself. Uvuga ngo nuko nacuruje byeri. Hari abacuruje n'utubare Yesu yagiriye neza. Ntabwo ari ikibazo cya byeri, si ikibazo cy'akabare, si ikibazo cy'amawayini wanyoye. Bibiliya reka mbabarira rwose. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Si ikibazo cy'abo mwakundanye dore bagusengera. Hari ikikurega, hari kije. Abagabo mwararanye kera. Akamwambabariye. Yesu iyo ababariye arahanagura. Ukuri. Sibwo bimeze. Kuko bo bashobora kureba ibyo ariko ikiriba wari cyari kikuriho niwe ukizi. So yaragikozeho. Ubu se ko nari muri Fire Week arakabari narimo. Hari igihe ibyago biza. Hari igihe umunsi mubuza. Hari igihe ukingirana ukanga ukaza. Hari igihe ukingirana ugaca mu idirisha. Ariko Yesu ni mwiza. Yesu ageze inayine. Arangije akoze ku kiriba. Nkunda Yesu. Hano ntihagaragaza n'ibyo yavuze. Ariko burya nabishakisha. Haleluya. Nabitekereza nawe wabitekereza. Yes. Ako gasuzuguro kanyu ku mwana wanjye, ku mukobwa wanjye. Nubwo mwe mubona ari umukecuru, genda cyamwita my daughter. Waruzi ko
wari uzi ko abantu bashobora kubona ushaje ariko Yesu siko akureba, akureba nka wa mukobwa wa kera, wa wundi. Amen, amina. Ndumva hari healing hano iri so heavy. Ndumva hari ubwiza bw'Imana. Iri jambo ritangira rivuga ngo bukeye.